Yes, ndagusuje aho uri hose, nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza. Iyi ni Kingdom JBTV, nawe ngiye nitwa Bomiva kandi nguhaye ikaze. Yes, namakuru aba ahari menshi kandi ibintu tuba tugiye kubabwira ni inkuru iba itariho ivumbi. Waguma ku murongo. Kingdom JBTV. Yes, namakuru ari kugenda acicikana guhera ku munsi w'ejo tariki ya 18 bivugwa ko umuhanzikazi wo mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Vestina Ishimwe atakiri kumwe n'umugabo we. Ariko se ibingibi bimeze bite? Izi mbuga nkoranyambaga mwoka byaramwe ibi ni ibiki? Nibyo tugiye kuba turebera hamwe. Yes, ni mugihe rero umuvugizi cyangwa se manager w'ibihe byose, manager wa Ishimwe Vestina atari yagira icyo avuga. Ubwo ndavuga muri Ndahabi Irene ukorera ikinyamakuru cya Empire, hanyuma akaba atari yagira icyo abivugaho. Hanyuma ibi ngibi ni inkuru iri ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni nyuma yuko Ishimwe Vestina amaze kunyura ku rukuta rwe rwa Instagram agatsiba amafoto ye yose yari afite aho ahuriye n'umugabo we cyangwa se umufasha we Idris. Hanyuma wowe icyo ngusaba ni ukunkorera subscribe, hanyuma ukanasharinga kugira ngo ibintu byose bigende neza, hanyuma ugakanda na like kugira ngo kino kiganiro buri wese abashe kukisanzuramo, hanyuma na comment ushobora kuyitanga nta kibazo. Ngiye nitwa Bomiva, namaze kuguha nikaze muri Kingdom JBTV, ikiganiro cyacu cyiza cyane. Iyi ni inkuru yavuzwe kera kuri Ishimwe Vestine, umuhanzikazi ukora umwuga wo kuramya no guhimbaza Imana, akayifashisha ibihangano bye, ndavuga indirimbo, akabikorana na mugenzi we bavukana witwa Dorcas. Hanyuma ibi ngibi byatangiye kotota niko ariko nabyita mu kwezi kwashize, ubwo aba bana berekezaga muri Canada gukorerayo ibitaramo bigiye bitandukanye. Ni mu gihe ubwo ibitaramo byari birimbanyije, ubwo nanone Vestina yazaga kugaragaza umunaniro udasanzwe akagwa kuri stage mu gihe bari mu gitaramo. Ibi ngibi nabyo byatumye imbuga nkoranyambaga abantu bakomeza kuvuga ibintu byinshi cyane, amagambo menshi barayavuze, ariko kubw'uyu munsi noneho ni ibibazo bitoroshye. Ariko tutari twava aho ngaho, hari ukuntu byagenze. Uyu muhanzikazi Vestina Ishimwe akimara kwerekeza muri Canada, inkuru zagiye zicicikana ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ngo Ishimwe Vestina, uyu muhanzikazi, ngo ahungishijwe kubw'uko ngo kubana n'umugabo Idris ngo byabaye ikibazo kitoroshye. Ariko aya makuru nayanugwanugwaga, ariko abantu bagakomeza kuvuga ko atari byo. Impamvu rero bavugaga ko atari byo ni iyi ngiyi, nuko mu buryo ki bavugaga wabonaga nta sano bifitanye, bishobora kuba binafitanye, kubera ko bajya n'ubundi mu gitaramo aba bana b'abakobwa. Wabonaga ko Idris, umugabo wa Vestina niwe mvuga, wabonaga ko ari kumwe nabo abaherekeza, avuga ati bana bacu muzagire urugendo rwiza, igihugu cyiza mwerekejemo. Ubona ko ibintu ari byiza cyane. Nyuma yo kurira rutema, mbere yo kurira rutema ikirere, niko ibintu byari byifashe. Ariko inkuru zakomeje kugenda zivugwa ziti
ni nyuma y'uko Ishimwe Vestine ndetse na Dorcas bari bamaze gukora ikiganiro kwa Murindahabi Irene bavuga bati nyaboneka bini biki mwuka byaramwe. Ni mu gihe Ishimwe Vestine yazaga kuvuga ko ngo gushaka ukiri muto burya ngo bitera ikibazo gikomeye cyane, arimo abwira murumuna we ati nyaboneka uramutse ushatse ukiri muto ungana gutyo ati umenya hari sinzi nagukubita nagukubita. Nyuma y'icyo kiganiro rero nibwo inkuru zagiye zishyirwa ahagaragara bivuga ko icyo gihe byavugaga ko ngo bitoroshye mwuka byaramwe. Hanyuma none uyu munsi hakurikiyeho ikindi twakwita ko noneho ari ingorabahizi. Ushobora gusanga rero atari nabyo cyangwa se ari byo ntawamenya. Niyo mpamvu rero dutegereza ibintu bibaye tukavuga tuti iyi nkuru tuyishyizeho akadomo bya bintu koko nibyo. Ni mu gihe uyu mukobwa muto ukiri muto cyane nubwo yashatse yaravuze ati ku munsi w'ejo ku rukuta rwe rwa Instagram ari kuvuga ko ngo hashobora kuba habayeho kumuhakinga, ko ngo atari we watsibye amafoto ari kumwe n'umugabo we. Ariko ibi ngibi akaba yakomeje kugenda abitera utwatsi aravuga ati mwuka byaramwe mureke guharabika umuntu, ibi ngibi ntabwo wabikora ubaye uri muzima, ntabwo ibi ngibi wabikora. Arangije aravuga ati mureke tubane mu mahoro. Gusa njyewe ikintu nkwisabiye ni ukuguma ku murongo kugira ngo amakuru yose njyewe mbona njye mitanya gushyikirizaho 5 kuri 5 kugira ngo ugire amakuru yizewe, amakuru meza. Rero amakuru yizewe atariho ivumbi wayasanga kuri Kingdom JBTV, hanyuma njyewe nkabigufashamo. Hanyuma kora subscribe kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza. Njye nitwa Bombiva, ndagaruka mu kanya kandi mukomeze kugira ibihe byiza.